twongeye kubasuhuza inshuti mukurikiye Trek TV. Dukunda ukuntu mwitabira ibiganiro byacu, dukunda ukuntu mwakoze subscribe kandi mugakomeza gukora share muri benshi, ariko kandi turabasaba ngo mukore comment. Mu muco w'Abanyarwanda, iyo umuntu abyaye umwana akabona atangiye kwitwara nabi, akabona aramubwira gukora imirimo ntayikore, yamubwira ati jya ku ishuri wige, umwana akiga atabishaka, aravuga ati wa mwana we uzaba imbwa. Ni nako bigenda, usanga iyo umuntu akoranye nk'umuntu gahunda, uwo muntu akajya amwicira gahunda, ugasanga niba ari umushinga bakoranye, uwo mushinga urahombye kubera ko uwo muntu udafite gahunda ukora ibintu nabi, ujya kumva abwiye undi mugenzi akavuga ati wa muntu kabisa ntako ntamugize, ariko yambereye imbwa. Imbwa igakomeza ikagaruka mu buhemu, imbwa ikagaruka mu bunebwe, imbwa ikagaruka mu bwenge buke. Aha rero tukibaza tuti ese koko nibyo? Numara kwiyumvira neza ibintu 12 imbwa ifashamo ikiremwa muntu, uraza gusanga udakwiriye kongera kwita umuntu iryo zina imbwa, bitewe nuko yaguhemukiye cyangwa se ubona ntacyo azimarira, kuko imbwa ifite akamaro. Ibintu 12 imbwa ishobora gufashamo ikiremwa muntu. Twagiye icyambere, imbwa ikoreshwa mu guhiga. Abantu ndetse mu Kinyarwanda iyo babonye umuntu ari gukora ikintu kitazagira icyo kigeraho, baramubwira bati urahiga ntambwa. Ubwo rero umuntu aramutse ari gukora ikintu kizagira icyo kigeraho, byakumvikana ko yaba arimo arahiga afite imbwa. Ubwo rero guhiga udafite imbwa bisa nk'ibintu bidashoboka rwose, kubera ko kuva na kera abantu bakoraga umurimo w'ubuhigi bakunze kuba boroye imbwa, zikabafasha cyane kugira ngo babashe kugira icyo bageraho muri uwo muhigo wabo. Ibyo ntabwo ari mu Rwanda gusa, niko bimeze ku isi hose. Imbwa ikoreshwa mu murimo wo guhiga kandi ikagira ikigeraho. Icya kabiri, imbwa abantu benshi bazoreye kugira ngo zibashe kurinda ingo zabo. Ushobora gusanga nyir'urugo yiryamiye rwose agasinzira neza cyane, kubera ko yoroye imbwa, akaba yizeye ko nihaza umujura imbwa iraza kumoka cyangwa se ikamufata, cyangwa se igatabaza nyir'urugo akaza kuyunganira kugira ngo wa mujura atagira icyo atwara ibiri mu rugo. Kurinda urugo ni ikintu cy'ingenzi cyane gituma abantu benshi boroye imbwa. Icya gatatu imbwa ishobora kumarira ikiremwa muntu ni uko imara abantu irungu. Mu bihugu byinshi, urugero nko muri za Burayi, uzasanga umukecuru wibera mu nzu wenyine ari kumwe n'imbwa. Imbwa ye ikaba iri aho gusa, akayitaho akumva atari wenyine, ikaba ishinzwe kumumara irungu. Icya kane imbwa zikoreshwamo ni ukwizihiza abantu. Imbwa zikina na ba nyirazo bakumva barishimye. Ibirenze ibyo ariko, abahanga mu gutoza imbwa bashobora kuzigisha utundi tuntu twiza, ikaba yakina, igasimbuka, ikiyereka, yewe imbwa ziranabyina ku buryo rwose zijya ku rubyiniro abantu bakishyura amafaranga yabo bakaza kuzireba ziri kubyina umuziki. Imbwa zizihiza abantu. Nanone kandi mu bworozi imbwa ntago zasigaye. Imbwa zishobora gukoreshwa mu kuragira amatungo, nko mu rwuri imbwa ikaba izi yuko niba ari inka itagomba kurenga imbibi runaka. Inka yajya kuharenga, imbwa ikayimokera ikayisubizayo, cyangwa se nyirayo akamenya ko iyo nka yagiye, akaba yagenda akayigarura. Ndetse imbwa ikaba yashobora kumenya yuko igomba kubuza amatungo kona. Ibyo nabyo imbwa zirabishobora mu bijyanye n'ubworozi. Imbwa kandi zikoreshwa mu kindi kintu, ari cyo kurera abana. Icyo ni icya gatandatu. Mu bihugu byinshi bimwe tuvuga ko byateye imbere kuturusha, uzasanga boroye imbwa yaramenyeranye n'umwana. Akana gatoya bagahita bacirira n'ikibwana, bagatangira bakamenyerana. Ako kana kakajya gakina n'icyo kibwana, kikakabera nk'igikinisho. Nanone kandi iyo mbwa iba ishobora gutozwa ku buryo igarura umwana mu gihe yaba agiye kurangara cyangwa se agiye kuva mu nzu, ikaba yamufata ibyenda rwose ikamukurura ikamugarura ahantu agomba gukinira atagomba kurenga. Imbwa zibikira abana,
Imbwa zishobora gutembereza utugare tumwe batwaramo abana. Imbwa irashoboye mu bijyanye no kurera umwana, ariko iyo nayo yarezwe. Imbwa kandi zikoreshwa mu kindi kintu cy'ingirakamaro cyane cya karindwi, ari cyo gufasha abantu bamugaye. Muri abo ngabo harimo nk'abafite ubumuga bwo kutabona. Imbwa ishobora kumuyobora kugira ngo adasitara akaba yanyura ahantu habi. Imbwa ishobora kumenya ahantu ajya ku ishuri ikajya imujyanayo ikamugarura, ikaba yamenya ahantu ajya kwa muganga ikajya imujyanayo, ikaba yamenya ahantu ajya gusenga imbwa ikamujyanayo, kandi ikamufasha kugira ngo hatagira undi muntu umuhungabanya. Abafite ubumuga bwo kutumva nabo imbwa ishobora kubagirira akamaro, kubera ko umushyitsi ashobora kuza agakomanga, uwo muntu ufite ubumuga bwo kutumva ntabyumve, ariko imbwa igahita ibyumva ikaza ikamukoraho, akaza akareba ikibaye, niba ari umushyitsi akaba yamukingurira kandi afite ubumuga bwo kutumva. Aho ngaho imbwa ikaba iramufashije. Abafite ubumuga bw'ingingo imbwa zishobora kubafasha gusunika utugare cyangwa kudukurura cyangwa se no mu bindi. Imbwa murumva ko ishobora gukora ibintu bitandukanye iyo yatojwe. Reka twikomereze ku kintu cya 8 imbwa ishobora gufashamo ikiremwa muntu. Wari uzi ko imbwa zikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu? Mu bihugu bimwe na bimwe byo mu mpera z'isi ya ruguru, ahantu hahora urubura, usanga imbwa zishobora gukurura utuntu abantu bicaramo, kimwe n'uko babona ifarashi ikurura igare. Noneho imbwa nk'icumi zikaba ziziritse ku kantu kicayemo umuntu cyangwa abantu, zikagenda zikurura anyerera ku rubura, nazo zigendera, kubera yuko ziba zarabitojwe kandi zimenyereye kuba mu bukonje. Imbwa kandi zishobora gukoreshwa mu gucunga umutekano. Aha wenda ntubyitiranye no gucunga umutekano wo mu rugo nk'uko twari twabivuze, ahubwo zishobora no gukoreshwa nko mu gisirikare, zikaba zajya ku rugamba, zikaba zafasha abasirikare mu mirimo imwe n'imwe. Aha biratujyana ku kindi kintu imbwa zikora iyo zikoranye neza n'abapolisi, zikaba zaratojwe gutahura ibyaha ndetse no kubikumira bitaraba. Aha twavuga nk'abantu batwara ibintu bitemewe, urugero nk'ibisasu cyangwa se ibiturika. Imbwa ishobora kuba yaratojwe ku buryo umuntu yaba afite intwaro cyangwa igisasu bitagaragara, ariko igahita imutahura, yaba yabishyize mu ivarisi cyangwa ahandi hantu. Imbwa zishobora kujyanwa kuri za stade mbere y'uko haba imikino cyangwa se ibindi birori, zikabanza zikagenzura neza, zikamenya niba aho hantu hadateze ibisasu cyangwa se ibindi biturika. Izo mbwa ziba zarabitojwe. Imbwa kandi zishobora gutahura ibiyobyabwenge, urugero nka za kokayine, urumogi cyangwa se ibindi biyobyabwenge abantu bakoresha cyane, kubera ko ziba zaratojwe kureha ibyo bintu. Aho rero ziba ziri gukoreshwa mu gukumira ibyaha mbere y'uko biba ndetse no kubitahura. Nanone kandi imbwa zishobora kwifashishwa mu gihe habaye ibiza kugira ngo zitabare abaguweho n'ibyago. Hashobora kuba umutingito ukaze, abantu bakagenda baguhirwa n'ibinonko ndetse n'ibikuta by'amazu ku buryo batabasha gutahura ahantu bari kugira ngo batabarwe. Imbwa zatojwe neza ziragenda zikerekana aho abo bantu bari, niyo haba hatagaragara cyangwa se zo zitabasha kuhagera, ariko irahagera ikaboka ikavuga iti hano harimo umuntu. Ubwo butumwa bukaba buratanzwe bigatuma uwo muntu atabarwa. Imbwa ishobora gutabara n'umuntu, ikaba yamuhereza umwuka, kwa kundi abantu bakora iby'ubutabazi bashobora guhumekera mu kanwa k'umuntu kugira ngo agarure umwuka. Imbwa nayo yatojwe neza ibyo irabikora. Ubwo twari turi ku kintu cya 11, reka duhite twikomereza ku cya 12, aho imbwa ishobora gukoreshwa mu bijyanye n'ubuvuzi. Aha ngaha imbwa zatojwe zikaba zishobora, uretse kwita ku barwayi, zishobora no gutahura indwara. Vuba aha ngaha hari inkuru yavugaga yuko imbwa zigiye gutozwa kugira ngo zijye zibasha gutahura abantu barwaye indwara ya COVID-19. Ubwo nyine bazayumvisha ukuntu COVID-19 ihumbura, hanyuma n'ubarwaye COVID-19 ijye kwihumuriza, ihita imoka, bahite bavuga bati uyu muntu arwaye COVID, bagende bagupime kandi bayigusangemo, kubera ubwenge bw'imbwa yatojwe. Tumaze kubona rero ibintu 12 imbwa ishoboye kandi ikiremwa muntu gikeneye. Ikindi twakongeraho, abantu benshi bakunda inka, ariko urebye neza burya inka bayikundira ko bayirya. Ese imbwa yo yabiribwa? Yego rwose. Mu bihugu byinshi ndetse no mu Rwanda harimo,
umuntu aramutse akubwiye ati karya imbwa cyaba ari igitutsi kibi, ariko uramutse ubitutse umuntu mu duce tumwe na tumwe two muri Kongo cyangwa mu Bushinwa yakumva rwose umugushije ahashashe, kubera yuko imbwa ni ikiribwa nk'ibindi, baravuga ngo nyama ni nyama. Tumaze kubona ibintu 12 ndetse tubongeza na bonus y'icya 13 aricyo kuba imbwa iribwa. Ese tumaze kubona ibyo, hagize umuntu kubaza ati ari ukuba inka cyangwa kuba imbwa wahitamo iki? Ubwo urajya muri commentaire, kubera ko inka yo tutayivugiye, ubwo urajya muri commentaire wandike icyo wumva waba cyo, kubera ko imimaro 12 y'imbwa tumaze kuyivuga. None se bya bintu twamaze kubona hejuru abantu bavuga ko imbwa ari ibikora, ni ukuvuga ubunebwe, ubugwari, ubuhemu ndetse n'ubundi bubwa bwinshi, usanze koko imbwa ibifite umaze kureba iyi video? Urajya muri commentaire maze utubwire. Uramutse ubitekereje neza uraza gusanga imbwa atari imbwa. Turashimira mwese mwakoze subscribe kuri iyi channel, turabashimira cyane. Abatarakora subscribe namwe turabashimira cyane kuba muba murebye video nk'iyi. Ntimukibagirwe gukora like ariko no gukora subscribe, nta kintu n'ukuri na kimwe bitwara. Turabibabwiye kuri Trek TV, mukore kuri subscribe, none hashira umwaka mukabona hari icyo mwahombye, ubwo muzatubwire icyo mwahombye tuzacyishyura. Ariko nanone ntugakore subscribe gusa, hariho akazogera ku ruhande. Kari akazogera iyo ugakanzeho hahita haza utundi tuntu dutatu, urebe kamwe gafite amatwi k'umukara aba ariko ukandaho. Ubwo rwose urabubikemuye, urabubirangije, tuzajya tubana kuri video zose tuzajya tubagezaho. Dukomeze twishimane kuri Trek TV, tumenya byinshi ku nyamaswa. Si nibyo gusa, tubahishiye ubundi bumenyi bwinshi. Hari ibintu byinshi Trek TV izakugezaho, nukomeza kuba hafi bakomeza kureba video zose. Niba hari video utarareba muzo twashyizeho, manuka nazo zirebe. Ushobora kuba uyibona wenda ari twe twayihaye titre itagushimishije, ariko zose zirimo ibintu byakorewe ubushakashatsi, ibintu bigufasha kunguka ubumenyi. Rwose turagusabye izo video nazo uzirebe, kubera yuko wakoze subscribe nta mpamvu n'imwe yakubuza kureba n'izindi video. Ntabwo ihejwe kuri Trek TV. Turabashimiye rero, mukomeze mumererwe neza, mukomeze namwe mugire akamaro bagenzi banyu.